Uwiteka Mana nziza kongera guhimbaza kuba wagitwaye kano kanya tukaba turi mu nzu yawe dushimira ibisubizo byawe. Uwiteka Data mwiza, tugiye kumvira ijambo ryawe. Data mwiza, ritubere umunara muremure kandi rigira aho dukorera naho ritugeze. Urakoze Data mwiza, uduhe kumva no kumvira kandi uduhe gutega amatwi rwose, uze kutuba hafi, uturinde Satani Yesu rwose yawe turabamaze mu izina rya Yesu, uduhe gukurikira, uduhe kumva rwose gutega amatwi. Urakoze Data, urakoze Mwami, urakoze Uwiteka, ubane natwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Tuzamure Data icyubahiro. Nshimiye Imana Data wa twese mu mutima wanjye, numva nezerewe cyane, numva mfite ibyishimo mu mutima wanjye kubera kuba mu nzu y'Imana, kandi bitewe n'uyu munsi ndumva Data hari ibindi byishimo bidaturuka ku bigaragara yongeye gushyira mu mutima wanjye. Ndumva nezerewe kandi nezezwa no kuba mu nzu ya Data, nkumva umutima wanjye ufite ibyishimo, nkumva nezerewe Imana, nkumva nongeye kugira inyota yo kumenya icyo Imana ivugana mu mutima wanjye. Reka turirimbe igitero kimwe cy'indirimbo ya 47 mu ndirimbo z'agakiza. Munyemerere muhaguruke turirimbane iki gitero cy'indirimbo ya 47 mu ndirimbo z'agakiza. Igitero cya mbere cyonyine icyo turi buze kuza kuririmba. Ashimwe. Haleluya. Dushimiye Imana Data wa twese yuko iri kumwe natwe kandi igikomeje kuturinda. Wenda kubaje uyu munsi cyangwa tutaziranye, amazina yanjye nitwa Nkundamahoro Salomo, ibyo birahagije. Kandi ikindi nongera ku mwirondoro wanjye, ntago nongeraho ibigaragara mfite cyangwa ibigaragara mfite Imana yangabiye, ahubwo ikindi nongera ku mwirondoro wanjye nkumva kirarusha ibindi byose agaciro, nuko ndi umwana w'Imana. Haleluya. Haleluya. Icyo cyonyine kucyongeraho mba numva gifite ibiro ku buryo umuntu adashobora kugishyira ku mutwe ngo akikorere. Nkumva biranyuze kuba ndi umusore ariko nkaba ndi mu buntu bwa Kristo, akaba yarankize ijambo mu mutima, nkumva mbuze uko mbisobanura. Ubushize twize ibyerekeranye n'urukundo rw'Imana nk'uko umugaragu w'Imana yahoze abitubwira. Ntabwo twari kwibona aho twisanga, ntabwo twari kubona kategori turimo, ariko Imana mu rukundo rwayo twisangamo, kubera yuko n'urukundo rutagira kondisiyo cyangwa rutagira amategeko cyangwa se amahame urwo rukundo rugenderaho. Yesu nashimwe. Ahubwo urwo rukundo ari umuntu muremure, ari umuntu mugufi, ari umuntu ufite amashuri wize cyangwa ubutarize, abo ngabo bose Imana irabazana, yamara kubazana ikabashyira mu rugo rwayo, nuko ikabagaburira. Yesu ashimwe. Haleluya. Icyo cyonyine kukibuka mu mutima wanjye
nicyo yongera kumpereza imbaraga zo gukomeza no mu bihe biri imbere, nkumva urukundo rwa Kristo. Dawidi yaravuze ngo kubera yuko urukundo rwawe rundutira ubuzima, nicyo gituma nzahora ngushima. Yesu ashimwe. Haleluya. Undi muri iyi nzu yaravuze ngo urukundo wankunze rurusha imbaraga urupfu. Yesu ashimwe. Buri munsi ujye urutekerezaho, nanjye dutekerezeho, hanyuma twishimane na data mu rukundo rutagira akagero yadukunze. Numvishe natangira inyigisho nari mfite mbanza kubabwira kino kintu. Hari indwara yo mu mwuka nigeze kurwara, ndagira ngo bibutse ko nkuko umuntu mu mubiri arwara, akarwara indwara zitandukanye akajya no kwa muganga, hari n'igihe usanga mu buryo bwo mu mwuka umuntu arwaye indwara runaka, akajya yumva ikintu kiramuremerera ariko atazi ngo yakora iki. Hari igihe mu buzima bwanjye bwashize muri uyu murimo wo kuvuga ubutumwa narwaye indwara yo mu mwuka yo kwigereranya. Nari mvuze ngo indwara yo kwigereranya, umuntu yaba ari nko kuvuga ubutumwa nkaba ndimo kureba aho yabikoze nabi, nkaba ndimo kureba aho murusha, ariko nkumva nta n'ikibazo kirimo. Noneho nabona undi muntu ubwirije, nkumva nyine ibyo bintu mu buzima bwanjye cyangwa uburyo mbwirizamo ntabyo mfite, nkumva birambabaje. Nkibaza ngo ni ukubera iki nka kiriya kintu Imana itakimpaye ngo nanjye higire. Noneho nkahora muri ibyo ngibyo, ku buryo n'umuntu yaba yabwirije nkaba numvishemo bike, ariko umwanya nafashe nigiranya nawe akaba niwo mwanya muremure. Ibyo byari ibitero bya Satani, byari bigamije kunkurura binyigiza inyuma kugira ngo ntakorera data mu buryo ashaka. Birandemerera, sinumve ko ari n'indwara, ahubwo nkumva ko ari ibintu bisanzwe, ariko nshima Imana ko yamvuye. Haleluya. Haleluya. Ariko nshimiye Imana ko yarebye ubwo bupfu nari ndimo, ikareba uko kwigereranya nari ndimo, ikareba n'iyo nzira yo kuyoba nari ndimo, yarangiza ikangarura mu rugo, ikangira umwana ukora umurimo atagendeye ngo runaka ari gukora cyangwa ntawe ukora. Kimwe mu kintu cya mbere kiranga umugaragu nyakuri nuko akora umurimo yatumiwe gukora, abandi bawukora cyangwa batawukora. Nicyo kintu kiranga umugaragu nyakuri. Abandi baba barimo kuririmba cyangwa batari kuririmba, ukumva wewe bikurimo, nta nubwo ukeneye umuntu ukubwira ngo ngwino uririmbe. Iki kiranga umugaragu nyakuri. Ntago umugaragu nyakuri akenera ngo bari buze kuza kumukomera amashyi kubera ko yakoze umurimo, oya. Ahubwo umugaragu nyakuri we abareba icyo Imana yamuhamagariye gukora. Icyo gihe ntago nari umugaragu nyakuri, ahubwo nari umugaragu mubi nka wa wundi bahoze batwigisha. Kandi kimwe mu kintu cyatumye Imana ikoresha Pawulo mu buryo budasanzwe, nawe cyagufasha. Ikintu cyatumye Imana ikoresha Pawulo mu buryo budasanzwe nuko atigeze afata umwanya we yigereranya n'izindi ntumwa, nta nubwo yigeze afata umwanya we ahangayikishwa n'icyo abantu bamutekerezaho. Muri uyu murimo hari igihe umuntu amara umwanya muremure ahangayikishijwe no kugaragara neza imbere y'abantu, ariko adafite umwete n'ishyaka ryo kugaragara neza imbere y'Imana. Agahora yibaza ngo ko ndirimba abantu babivugaho iki, agahora yibaza ngo ko mbwiriza ngo abantu babivugaho iki, ariko icyo ntabwo aricyo gifite agaciro. Hari igihe abantu baba bakuvuga nabi, abantu bakavuga ngo ntuzi kuririmba, abantu bakavuga ngo nta nubwo uzi kubwiriza, ariko mu ijuru barimo barakoma mu mashyi. Yesu ashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nibutse ko tudafite igihe kinini. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turi buze gusanga mu gitabo cya Yobu. Turi buze gusanga mu gitabo cya Yobu. Turasoma igice cya 19.
igice cya 19 turahera ku murongo wa 25. Yobu igice cya 19 umurongo wa 25. Reka tuhasome, ariko tutarahasoma, nshuti z'Imana, bantu b'Imana muza mu rusengero, ukaba uzi gusoma, ukaba uzi no kwandika, nagusaba kuba nibura ufite agakayi cyangwa ikayi wandikamo iby'Imana ibagiye ivugana natwe. Umuntu aremye muri kamere yo kwibagirwa, hari igihe tubyumvira hano ukagera mu rugo wabyibagiwe, ariko ukubona amahirwe uzi kwandika, ufite ikayi, ufite n'ikaramu, uzajye ubikora, bizajya bigufasha mu gihe ukeneye kwibutsa inyigisho, hanyuma uyitekerezeho kandi urimo no gusoma warabyanditse, Imana izajya ibikwibukirizamo, wibuke neza ukuntu byari bimeze. Kandi ibi ntago ari ibintu nihimbiye cyangwa ibintu wenda nzanye nonaha, ahubwo Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo nuko wandike buri ndaro yose yanyu, mbese ahantu hose muzajya mugera uzajye wandika ibyahabereye. Hanyuma Yesu arongera abwira Yohana, aramubwira ngo icyo ubona cyose ucyandike, cyangwa reka twongereho icyo wumva cyose ucyandike. Nawe nugira amahirwe ufite ubwo bushobozi twavugaga, ujye uzana agakayi, uzana agakaramu, wandike, kandi uzajya uzibuka nugera mu rugo urimo gusoma, Imana yongere kuganirizeho n'ibindi. Ariko turibagirwa, aho twasomye tukahibagirwa, Bibiliya niyo waba uyifite ariko ntuhibuke. Hanyuma murakoze kubyemera, ubutaha nzagaruka byakosotse, sibyo? Reka dusome ijambo ry'Imana. Yobu igice cya 19 umurongo wa 25 haravuga ngo ariko nge ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Gaturekere aho ngaho. Amen. Yesu ashimwe. Tugiye gufatanya mu ijambo ry'Imana ritari buze gutinda, ako nanone ntago twita ku mwanya twamaze twumva ijambo ry'Imana, ahubwo twita mu mwanya twamaze niki twavuzemo. Ntago ari ngombwa yuko mfata isaha yose cyangwa mfata iminota 30, mu minota 20-15 yewe n'iminota 3 ibihagije kugira ngo Imana ibwire umutima wawe icyo ishaka kukubwira. Yesu ashimwe. Kandi ndongera kubingingira kuba turi mu ijambo ry'Imana kugira ngo tujye dukurikira twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Satani yasahuye ikintu gikomeye mu itorero, afata abantu basigira ibintu bidafite akamaro, atwara ibifite akamaro. Niwitegerezo uzasanga mu matorero menshi amateraniro yabo yose abagizwe no gusirimba n'ibindi bikorwa bya ambiance cyangwa yego n'ibindi bikorwa bitarimo kwiga ijambo ry'Imana. Usange nago gusirimba ari bibi, nta no kubyina Imana ari bibi. Usange abantu bamaze isaha yose barimo gusirimba, ariko umwanya w'ijambo ry'Imana bawuhereza iminota 10 yonyine cyangwa 5. Icyo ngicyo nicyo Satani yafashe, aravuga ngo nta kibazo kuba umuntu yasirimba ariko atazi uwo arimo gusirimbira. Ntacyo twese Satani kuba umuntu yasirimba, ariko Satani izi ahantu bari buze guhurira. Satani izi yuko hano mu ijambo ry'Imana ariho tumenyera Imana, tukamenya iby'Imana ikunda, tukamenya n'iby'Imana yanga. Noneho Satani irangije ifata ijambo ry'Imana, irangije irikura mu bantu, abantu ibasigira ibintu bidafite akamaro, ari byo ibyo ngibyo twavugaga. Kubyinira Imana muzabikomeze ni byiza, ariko ubuzima bwanyu bwose mubushyire mu ijambo ry'Imana. No kubyinira Imana ni byiza, kuko tugenda tubona no muri Bibiliya abantu babyiniye Imana. Ariko icy'ingenzi nuko tumara umwanya mu ijambo ry'Imana, turisoma, turitekerezaho kandi turishyira mu bikorwa. Hari igihe abantu bakunda ibyo navugaga bashobora kunyumva bakavuga ngo noneho uyu mwigisha yavangiwe, ariko ibyo mvuga ni ukuri kw'ijambo ry'Imana, kubera yuko guhimbaza Imana ni byiza, ariko icyiza kurutaho ni ijambo rya Data nyakuri dukwiye kumva buri munsi.
tugiye kwiga ijambo cyangwa tugiye gufatanya mu ijambo ry'Imana cyangwa tugiye kwibukiranya. Ntago wenda ari imvugo nziza kuvuga ngo tugiye kwiga, kuko umubwiriza yaravuze ngo iyi ni indunduro y'ijambo, ibintu byose byarumviswe. Tuba twahuriye hano kugira ngo icyo utibuka nkikwibutse, no kugira ngo nanjye ibyo ntibuka ubinyibutse, kugira ngo dukomeze urugendo. Yesu ashimwe. Reka nongere mbashishikarize kutarangara mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Dukurikire, tugiye kwiga ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo isi si iwabo w'abizera. Yesu ashimwe. Hano mu isi ntago ari iwacu twebwe abizera. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo ndi umushyitsi kandi ndi umusuhuke mu gihugu kitari icyacu. Ubundi twebwe turi mu isi, Imana yatugize abambasaderi bayo. Mbese Imana yafashe ngewe Salomo, nawe iragufata, irangije ikohereza mu isi. Urugero rworoshye ni nk'uko igihugu cy'u Rwanda gishobora gufata umuntu umwe runaka, cyarangiza kikamwohereza mu Bwongereza. Uwo muntu aragenda agahagararira igihugu cy'u Rwanda mu Bwongereza, kandi uwo muntu ntabwo yabisobanuye ko agiye kugenda ngo yitoze imico yo mu Bwongereza se nk'abantu bo mu Bwongereza, ahubwo azagenda atange ubutumwa igihugu cye cyamuhaye gutanga. Ikintu kibabaza ni uko umwambasaderi agera mu gihugu igihugu cye kimwoherejemo, akagenda akibagirwa umuco w'igihugu cyamutumye, agafata umuco w'igihugu agiyemo. Ururimi akarureka, indi mico yose akayireka, akavuga ngo ndumva iki gihugu kiryoheye kuruta icyo naturutsemo, kandi ntago aricyo baba bagutumye. Rero natwe turi abaturage b'ijuru, ariko ntago tuba mu ijuru. Abizera nyakuri turi abaturage b'ijuru, ariko ntago tuba mu ijuru. Tukimara kwemerwa, tukimara kubabarirwa ibyaha, Imana yaravuze ngo Salomo n'abandi bantu, iravuga ngo iyi ni ekipe ngari nohereje mu isi kujya kumpagararira. Hari ijambo riri muri Yeremiya rivuga ngo amagambo yawe amajije kuboneka ndayarya, ambera umunezero mwinshi mu mutima wanjye. Aravuga ngo kubera ko nitiriwe izina ry'Uwiteka. Mbese turi mu isi ariko twitiriwe izina ry'Imana. Bimwe mu bintu bibabaza bibaho ni ukuba ufite umuvandimwe, wenda uwo muvandimwe mukaba murasa, ariko mwaba musa akagenda akora ibintu bidatunganye, noneho ahantu ugeze bagashaka kugufata bazi ko ari we. Cyangwa ukaba ufite umubyeyi ukora neza, noneho wowe umwana ukananirana. Abantu bazajya bakubona bakavuga ngo ese uyu mwana wo kwa runaka k'ababyeyi be ibi bintu tutabibaziho, uyu mwana bino bintu yabikomoye. Mbega bigahinduka ikibazo. Natwe rero turimo kuvuga ngo twitiriwe izina ry'Uwiteka. Imana muri kamere yayo irera, kandi ingeso zayo nizo gukiranuka iteka ryose. Bisobanuye ngo niba twaritiriwe Imana, tugomba kugenda mu buryo uwo twitiriwe abayeho cyangwa abayemo. Ntabwo bisobanuye ko tugiye kuba Imana. Umuntu ajya agerageza kuba Imana, agashaka gukora ibintu byose neza nta kintu kimwe yishe, ntabwo uzabishobora. Iyo uri kugerageza gukora ibintu byose neza nta na kimwe wishe, kandi ukagerageza kuzuza inshingano zose, ukavuga ngo kuki iki kintu cyapfuye, ikintu wagikora cyapfu kumva urababaye, uba urimo kugerageza kuba Imana nyamara bidashoboka. Ariko turimo kuranga ngo ni gute dukwiye kwitwara niba twaritiriwe izina ry'Imana. Dukwiriye gukora iby'Imana ishaka. Kandi turi rero ku bambasaderi. Abambasaderi muri kugera mu basobanukirwa. Yego. Abambasaderi cyangwa se umuntu bashobora gufata bagatuma mu gihugu runaka akajya guhagararira icyo gihugu cye, akaba ariyo ariko nyine yitirirwa nyine. Niba ari umunyarwanda akaba ari muri
wenda Espagne, ariko uwo muntu nyine ari umunyarwanda. Ariko ikintu Imana yadutumye ni ukujya mu mahanga yose. Ikintu Imana yadutumye, inshingano Imana yaduhaye ni ukujya mu mahanga yose tukigisha abantu ubutumwa bwiza. Ntabwo kwigisha ubutumwa bwiza ari guhagarara ku gatuti kandi ntituzabyumve nawe tugire ngo kuba umuntu cyangwa agakiza ntabwo karangirira mu kuririmba, ntabwo karangirira mu kubwiriza, ntabwo karangirira mu guhimbaza, ahubwo agakiza karuta ibyo bintu byose. Narimo mvuga uburemere bw'agakiza, ntabwo bigarukira muri uku kubwiriza, ahubwo agakiza karenga ibintu byose, kakarenga ADPR nsengeramo, kakarenga izina nabatijwe. Agakiza kakaba hejuru y'ibyo bintu byose. Agakiza karuta ADPR, agakiza kakaruta korali uririmbamo, agakiza kakaruta izina wabatijwe, agakiza kakaruta ibintu byose utunze n'ibyo uzatunga. Uwambangirije yavuze ngo nugira ikintu ukagikunda cyangwa ukagiha agaciro kuruta agaciro heza Imana, kizahita kikubera Imana. Turi ku ijambo rivuga ngo isi ntabwo ari iwabo w'abizera. None rero Imana yatwohereje mu isi kugira ngo tuyihagararire, ariko ikintu kibabaza Imana kenshi nuko twageze mu isi babyita gushima ubushyitsi, tukibagirwa ko turi abashyitsi, ahubwo tukifata nk'abasangwa. Tukibagirwa uwadutumye ibyo ashaka, ahubwo twebwe tukiyongereraho ibyacu ku byo uwadutumye yaduhaye. Tugatakaza kamere cyangwa identite cyangwa ubwenegihugu bw'igihugu twaturutsemo, tukiha ubundi bwenegihugu bushyashya, tukajya mu by'isi tukabyiyandurisha. Nyamara Imana yadutumye yaratubwiye ngo mugende, nimumara kugera mu isi mukore ibyo nababwiye byose. Uhagarariye Imana ute mu isi? Kandi ikintu cyose wakoreye muri iyi si Imana imaze kugutuma izakikubaza, cyaba icyiza cyangwa ikibi. Iyo tugeze hano bikunze kuba bishaririye, abantu benshi ntibabyumve neza kubera izo nyigisho zidakunzwe muri iyi minsi. Abantu bakunze inyigisho zo kumva ko Imana iremye ibintu bishyashya bigaragara, ariko Imana nabyo irabifite, ariko ntabwo bifite agaciro kanini kuruta uko Imana yaguhereza ibyo utabonesha amaso. Yesu ashimwe. Twe turimo kwibaza ngo ni gute muhagarariye Imana. Ni ikibazo nibaza kenshi nkumva ndatsinzwe, nkibaza uko Imana iteye yantumye nanjye uko nimo kubikora, nkumva kenshi mbikora nabi. Ariko uko numvishe mbikora nabi, avuga ngo iki ni cyo gihe cyo kwisubiraho, cyo gukomeza kuvugira data. Niba mpagaze ndimo kuvuga, simvuge ibyo abantu bashaka cyangwa banyitezeho, ahubwo nkavuga ibyo Imana yashyize mu mutima wanjye. Niba uri umuririmbyi, nturirimbe mu buryo bugamije gukurura abantu, ahubwo ugakora mu buryo bunezeza data wagutumye. Impano yose wahawe, nk'uko uwaje hano akatubwiriza yatubwiye, impano yose wahawe ukayikoresha mu buryo buhesha Imana icyubahiro no kugira ngo itorero ryunguke. Turimo twibaza ngo ni gute duhagarariye Imana mu isi. Nakwiye ngo turi abaturage b'ijuru mu isi. Mbese Imana yaratwohereje muri iyi si, ariko ubusanzwe ubwenegihugu bwacu ntabwo buri n'ahangaha. Nakwibusaga ko ubwenegihugu bwawe butari n'ahangaha. Nubwo uwo mwambasaderi bamutuma mu gihugu cya kure, ariko ntabwo byibagirwa yuko afite indangamuntu yuko ari umunyarwanda. Nawe ntiwibagirwe ko ari ijuru ryagutumye. Ibyo ukora byose mu isi, wibuke ko umuririmbyi yavuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo ko mfite umugabane mu ijuru. Nakubwira ngo ntiwibagirwe ubwenegihugu bwawe. Yesu ashimwe. Turi mu isi igihe gito cyane kandi turi abashyitsi. Turi mu isi ariko igihe maze ndakizi, nyamara icyo nsigaje ntabwo nkizi. Nicyo gituma nkwiriye guhora nkora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, butarira. Bwira ryari mu gihe ngiye ntagishoboye gukora. Ntabwo nzi niba ejo ari ahanjye, ntabwo nkwiye kwiratanya iby'ejo. Ndi mu isi ariko igihe gitoya. Yesu nashimwe. Ntuterwe ubwoba nuko ubayeho, kuko utari iwanyu.
ntuterwe ubwoba nuko ubayeho, kuko aho uri ntago ari iwanyu. Iyo umuntu yagiye gusura ahantu, hari igihe agenda bagateka n'ibiryo adakunda, akemera agashingiriza akavuga ngo kubera ko ndi bubasura iminsi 2 cyangwa 3 ejo nkazitahira, ndashingiriza nemere mbirye. Murabizi? Cyangwa akagenda agasanga twa tuntu akunda iyo ari we mu rugo ntago tubayo, akavuga ngo nta kibazo, ndi hano ariko mpari igihe gitoya, nzisubira mu rugo nibonera ibyo nkunda. Rero natwe nubona uri guhura n'ibibazo n'intambara, Satani ntago akeneye kurwanya umuntu we n'ubundi. Nakubwiraga ngo hari umurimbyi wavuze amagambo meza numva ndayakunze, aravuga ngo niyo wamfata ukanyimika ukangira umwami, ariko ndi imbata y'icyaha cyose ntago nabyemera. Bo muri ndi mwaramwumvise? Ese byamarira icyo umuntu gutunga iby'isi byose ariko akazarimbuza ubugingo bwe? Byamarira icyo umuntu kumwegurira iby'isi byose cyangwa iby'u Rwanda rwose cyangwa ibiri muri aka kagari kacu kose, ariko ubugingo bwawe bukazarimbuka? Ntacyo byakumarira. Twe turimo kuvuga ngo ntuhangayikishwe cyangwa ntutere ubwoba nuko ubayeho, kuko aho uri atari iwanyu. Twe dutanze urugero rubisobanura neza. Tuvuze umuntu bagiye gusura ahantu, urwo rugero ntekereza ko mukirwibuka. Rero Satani ntacyo bimutwaye kuba ndi buze mu nzu y'Imana nkahimbaza, nkabira n'icyuya, abantu bakankunda bakankomera no mu mashyi, ariko nava mu rusengero tugahurira aho tujya duhurira. Ntacyo bimutwaye kuba ndi buze mu materaniro, ntacyo bimutwaye pe. Ahubwo icyo ndi bukore mu materaniro nuko ndi bugishyire mu bikorwa, nicyo gifite icyo kimutwaye. Kuba nasoma ijambo ry'Imana nta kintu bimutwaye, kuba naza mu materaniro ku cyumweru nta kintu bimutwaye, kuba naza muri kwaye nta kintu bimutwaye. Ikigize icyo kimutwaye, ese ibyo niga n'ibyo nigishwa ese mbishyira mu bikorwa? Niba ntangiye kubishyira mu bikorwa, ntangiye intambara nzarangiza kugeza umwuka wanjye wa nyuma umvuyemo. Mbese ni intambara ndwana kugeza mvuye kuri iyi si. Imana itugirire neza, tubashije kumva yuko inaha atari iwacu. Nabibutsaga yuko turi abashyitsi hano mu isi. Uzi ko igihe waturiraga imbere y'abantu n'imbere y'Imana ko ibya kera ubivuyemo winjiye mu rugo rw'Imana? Satani yashyize ikiguzi ku buzima bwawe. Icyo kiguzi kimeze gute? Mbese hari ubwami wahozemo bwa Satani? Twahoze dukora Satani, twahoze dukora ibibi. Noneho Imana imaje kugukura muri ubwo bwami, igutwara urugendo rwo kuzakugeza ku musozi wayo wera, ariko rurembo Siyoni mu ijuru. Noneho Satani nawe arangije ahagurutse ingabo nyinshi zigukurikiye, kandi izo ngabo ntago ku manywa na nijoro ziruhuka kugukurikira. Mbese Satani yahise ashyira ikiguzi ku buzima bwawe cyo kukwica kugira ngo utabaho. Kandi ntabwo uwo mwanzuro yafashe cyangwa uwo mugambi yafashe yavuze ngo n'uw'umunsi umwe, ahubwo yaravuze ngo guhera ku munsi yakiriyeho agakiza kugeza ku gihe azavira kuri iyi si, nzamurwanya mfite intego yo kumukura mu gakiza. Niwo mugambi wa Satani ku buzima bwawe. Ntabwo ukeneye umuhanuzi wo kuza kukwibutsa ngo Satani arakwanga. Wowe ubwawe ugabwa ubizi yuko iyo uramutse avuga ngo ndahombye. Ubundi iyo umuntu aramutse mu gitondo akabyuka, Satani aravuga ngo ndahombye. Imigambi nayo nacu zese ipfanye ubusa, agahita agerageza undi mugambi uri buze kuza kugutura hasi. Ariko amakuru meza ni aya ngaya. Umuririmbyi yaravuze ngo Imana irinda Abisirayeli. Aleluya. Imana ushyiremo izina ryawe, uvuge ngo nubwo Satani agenza ubuzima bwanjye buri munsi ndetse na buri munota, ariko Imana indinda ihora iri maso, ntago igisinzira. Yesu ashimwe.
ayo ni amakuru meza nari ngufitiye, narigize ngo udaterwa ubwoba n'ibyo bitero bya Satani. Uvuga ngo ese Satani burya ahora ngendaho, ese Satani burya ashaka kunyica, nibyo ashaka kukwica. Ariko amakuru meza nuko Imana iturinda, Imana iturwanirira, imurusha amaboko. Ntabwo ikintu kigarukaho cyo kuvuga ngo twitiriwe izina ry'Imana, twari twakivuzeho. Nabibutsaga ko turi mu isi ariko twitiriwe izina ry'Imana. Reka dusoreze kuri iki ngiki. Imana mu byo yateguye, ntabwo yateguye ko umuntu azagira amahoro yuzuye mu isi. Yego, ijambo rishobora kuba rishaririye ariko ni ukuri. Ntabwo Imana yateguye ko ibintu byose bizagenda neza nkiri hano mu isi. Hari ibyo nzabona, hari n'ibyo ntazabona. Hari ijambo rivuga ngo abo bose bapfuye batarahabwa ibyasezeranijwe, ariko babirebaga nk'ibiri hafi y'amaso yabo. Nakubwira ngo hari ibintu uzabona ukiri hano ku isi, hari n'ibyo utazabona. Nakubwira ngo Imana mu mugambi wayo yateguye yuko, nababwiye ngo ntiduhangayikishwe n'uburyo tubayeho, twibuka ko tutari iwacu, iwacu ari mu ijuru. Kandi aho ngaho tuzaba, Yesu yaravuze ngo iyaba, iryo jambo muraryibuka, aravuga ngo aragiye ariko agiye kudutegurira aho tuzaba, kugira ngo aho azaba natwe tuzabaneyo. Aravuga ngo iyaba atazagaruka cyangwa ngo abasize bitumenyesheje, akavuga ati mukora ibintu byose mukora, ntabwo nzirirwa ngaruka, mukora ibyo mwishakiye, ariko dufite isezerano ry'uko azagaruka. Twabyanga twabyemera, icyo tuzi nuko azagaruka. Hari igihe abantu iri jambo bagyitiranye, bitaza kuza kuba byinshi, ugasanga turarambiranye kandi atari byiza. Ibyo twe turimo kwiga nuko iwacu atari inaha. Nshuti mwene data, unyemerere uhora ubizirikana ko nubwo uhura n'imibabaro, nubwo uhura n'intambara, ariko mu rugo atari inaha. Iwacu ni hehe? Kandi Pawulo yaravuze ngo menye neza ko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Imibabaro urimo gucamo none ntabwo bisobanuye yuko ubuzima buhagaze, ntabwo bisobanuye ko ubuzima burangiye. Ahubwo ibanga ryo kudahangayika ni ukwizera yuko ibyo urimo gucamo ari iby'akanya gato, ariko igihembo ubikiwe kikaba ari icy'iteka ryose. Iki kintu cyamamuka cyumva reka nyisubiremo. Ibanga ryo kudahangayika ni uko uzirikana ko ibyo urimo gucamo ari iby'akanya gato, ariko igihembo Yesu yakubikiye ari ryo kamba ry'ubugingo rikaba ari iry'iteka ryose. Ariko ngo iby'amaso atabonye, iby'amatwi atumvise, ibitarigeze byinjira mu mutima w'umuntu, nibyo Imana ibikiye iki? Abayizera. Kandi ikintu gitangaje, hano mu isi twabonye ibintu byinshi, imodoka twarazibonye, imijyi twarayibonye, abafite abagore barababonye. Niyo mpamvu mu ijuru iby'abagore n'abagabo, ibyo kurya neza ntabwo bizabayo. Bajya bumva bavuga ngo Imana izatubagira izibyibushye, ngo habayo amata, ngo zirakamwa. Mujya mubyumva? Mujya mubyumva? Hari n'ikorasa ryatera ngo mu ijuru iwacu ngo zirakamwa, ngo amata y'umwuka wera. Ariko abahanga mu byo kwigisha bavuga ko kugira ngo wigishe umwana nuko ufata ibintu ugiye kumwigisha ukabisanisha n'ibyo yaragabwaze. Impamvu Imana bajya bavuga ngo Imana izatubagiriza ibyibushye ni ukugira ngo tutiheba. Urumva? Kugira ngo tutumva yuko mbese iby'Imana izatwereka bitandukanye n'ibyo amaso yacu yabonye. Niba ayo mata narayabonye nyiri hano mu isi, kandi Imana ikaba yaravuze ngo iby'amaso atabonye nibyo izamereza, ubwo ayo mata azagaruka. Bivuze ngo iby'amaso yanjye atigeze kureba, n'iby'amatwi yanjye atigeze kumva, nibyo Imana ibikiye, nibyo Imana ikubikiye. Aleluya! Duhereze Imana icyubahiro.
nshimiye Imana pe mu mutima wanjye ko yambashije kubana namwe, kandi njye na mugenzi wanjye ikatubashira kuboneka muri uyu mwanya. Ku ruhande rumwe twajyaga tubitekereza uno munsi utaragera, twumva nyine ni ibintu bidashoboka, ariko uko ntekereje nkumva ibintu bidashoboka mpita ntekereza ko hari undi ubishoboye, nkahita nibuka ko ndi umuntu kandi Imana ishoboye ibintu byose. Hanyuma reka duhagarikira ahangaha, Imana ibaha umugisha pe ko mufata umwanya mukanyoterwa ijambo ry'Imana, mukagira inyota yo kumenya icyo Imana ivugana n'imitima yanyu. Nukuri pe Imana ijye ibaha umugisha, nukuri kandi Imana ijye ibaha umugisha. Kandi iyo ndimo kwatura amagambo mba nzi ko ubutware bw'ijambo ry'Imana bumpereza ubwo bubasha. Nukuri Imana iracyariho, kandi Imana iracyakora, kandi Imana iracyagukunda, nanjye iracyankunda, kandi urukundo rwayo iracyarungotesha nk'ingabo, imigambi yayo iracyari myiza kuri njyewe. Ibyo ntekerezaho n'ibyiciro cyinshi ntago bibarika. Reka dusengere iki cyifuzo, munyemerere muhaguruke tube turirimba igitero kimwe cy'indirimbo dusoma ijambo ry'Imana. Nyuma yaho ivuga ngo umunsi mwiza nibuka nuwo nakwemereyeho. Tuzamura icyo gitero. Umunsi mwiza nibuka nuwo nakwemereyeho, wa mbere y'umucunguzi, yewe izi byawe nishimye, singize Yesu wanyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsenge nshime-nezerwe, singize Yesu wanyogeje ibyaha. Yego. Hanyuma mwe muretse kwicara tugiye gusenga duhagaze. Mwihangane tugiye gusenga, ariko tugiye gusengera icyifuzo cy'umutima mushya. Yesu yavuze ijambo rikomeye, hari igihe nitekerezaho nkumva rinteye ubwoba. Aravuga ngo ni gute wafata vino nshya ukayishyira mu mufuka watobotse, cyangwa ni gute wafata ibintu by'agaciro ukabishyira muri container cyangwa ukabishyira mu kintu, ariko icyo kintu kikaba cyaratobaguritse, kikaba nta buziranenge gifite. Dukeneye imitima mishya kugira ngo Imana yongere isendereze umwuka wayo mu mitima yacu, tumenye ibyo ushaka kuri twebwe mu minsi ya none, kugira ngo ubu uhindutse ugize umutima mushya, kugira ngo uhindutse ugize umutima mushya umenye icyo Imana igushakaho. Reka dusome ijambo ry'Imana rituyobora muri icyo gikorwa. Turi buze gusanga muri Ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 26. Reka turisome vuba. Ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 26. Haravuga ngo nuko nzabavana. Ezekiyeli igice cya 36. Reka dusome igice cya 18. Reka dusome igice cya 18, dusome umurongo wa 31. 18:31 haravuga ngo Ezekiyeli igice cya 18 turasoma umurongo wa 31. Ndi kubona bidahura n'izo. Umurongo wa 31, yego, haravuga ngo nimutekure ibicumuro byanyu byose, ibyo mwakoze mwirememo umutima mushya n'umwuka mushya. Kuki mwarinda gupfa mwab'inzu ya Isirayeli mwe? Reka dusome irindi jambo rimwe riri mu gitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 10 umurongo wa 9 wonyine.
igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 10 umurongo wa 9. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 10 umurongo wa 9. Turimo kuvuga ngo Mana, kuri uno munsi ubwo twaje mu nzu yawe imitima yacu imeze, wongere uturememo imitima mishyashya, imitima yemera kandi imitima itarangwa no gushidikanya, ahubwo imitima irangwa no kumva tunyuzwe nuko turi abakristo, kandi imitima yoroshye idakomeye nk'amabuye. Reka dusome ijambo ry'Imana, niko twavugaga mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 10 umurongo wa 9 wonyine. Haravuga ngo, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 10 umurongo wa 9 haravuga ngo, nuko agiteruka aho Samweli yari ahagaze, Imana imuha umutima mushya, maze uwo munsi bya bimenyetso byose birasohora. Hari indi jambo riri muri Ezekiyeli Imana yivugiye, iravuga ngo, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye nk'inyama, kandi uwo mutima ni umutima wemera. Imana ibaha umugisha. Ni ukuri abakristo bitanze uno munsi bakaza mu nzu y'Imana, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha ko mwemeye kuza mu nzu y'Imana. Nanjye uko nje mu nzu y'Imana nkabona abandi bera banyotewe n'ijambo ry'Imana, bintera kongera kubakunda urukundo Kristo Yesu adutegeka. Reka twinginge mushumba wacu adusengere kuri iki cyifuzo dusazanye kuri inyigisho, twibuka ko iwacu atari inaha, kandi tuzirikana ko tukwiye kugira imitima mishya, tugasaba Imana ikaduha imitima mishyashya kugira ngo tube turi abantu Imana ishaka ko tubabo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Imana y'inyembabazi kandi Imana igira neza, niwe watubumbabumbye uraturema mu biganza byawe. Mwami Imana, uduhereza ingingo zose, ndetse uturemamo imitima wishimira, imitima iguhimbaza, kandi imitima ikunezeza iminsi yose. Ariko Satani yaraje, Mwami Imana, ahindura imitima, arayangiza, Mwami Imana. Ariko ijambo ryawe ritubwiye yuko ubasha guhindura, ndetse n'ibyanze guhinduka ukaba wabihindura. Imitima yacu rero turayizanye uyu mwanya, tuyishyize mu biganza byawe. Uyihindure imitima ikunezeza, imitima igushimisha, imitima ikubahisha, imitima ifite urukundo, imitima ifite ishyaka ryo kugukorera, kandi imitima imaramaje rwose kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Mwami Imana yacu, turasenze rero dushingiye kuri iki cyifuzo, kugira ngo imbuto Satani zose yabibye turaziranduye, yazibibye mu mitima. Mwami, turaziranduye, turazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo uyu mwanya turememo umutima mushya. Urakoze, turagushimiye Mwami, tugukomeye amashyi menshi cyane, tugushimiye ko hari ibyo ukoze kandi ko hari ibyo uramye, kuko uri Imana ibishoboye. Icyoro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Urakoze, turagushimiye. Amen. Imana iguhe umugisha. Abarwayi bahaguruke bereke Yesu uburwayi bwabo, kandi bizere gukira. Abarwayi